Nguhaye ikaze wowe wamaze gukanda subscribe kuri International Harmony TV. Ngewe ndi CG Talent, reka nkubwire nawe turakanda subscribe, ngo kanda subscribe tujye tubana neza mu biganiro byacu bya buri munsi cyangwa mu nkuru zacu za buri munsi tubagezaho nkuko tuba twabibemereye. Reka dutangire inkuru yacu uyu munsi. Ni inkuru ikuye imitima abantu benshi batari bakeya. Byari bimaze kuba umuco, indaya zari zimaze kuba nyinshi ndetse n'abakiriya bazo bari bamaze kuba benshi, ariko muri ubwo bwinshi bw'izo ndaya ndetse n'ubwinshi bw'abakiriya bazo byaje kuba bishyirwaho akadomo, byahinduriwe izina cyangwa byahinduriwe isura, dore ko guhera uyu munsi byamaze kuvugwa ko byari biri ariko itegeko ritarasobanurirwa abo rigenewe. Itegeko rivuga kugura indaya ryamaze kwemeza ko ari icyaha gikomeye cyane. Kugura indaya byamaze kwemezwa ko ari icyaha gikomeye cyane, nyuma y'uko umuvugizi wa RIB amaze kujya hariya hanze, banamwita Dr Murangira Thierry, ubwo yatangaga mu ijambo yari yateguye, aricyo kintu yaje kubagarukaho cyane, avuga ko kugura indaya ari icyaha gihanwa n'amategeko, ndetse ari uwaguze ndetse n'uwagurishije bose babihanirwa, kuko kugura ntago byemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Tukibaza ati se niba bavuze ko kugura indaya bitemewe, n'umubare mwinshi w'indaya ziri hanze ahangaha, baraza kuba babaho bate? Ese baraza kuba babikora gute ubwo buraya ko bavuga ko gucuruza umubiri cyangwa gucuruza, reka tuvuge gutyo, gucuruza umubiri biciwe ari cyo azajya ufatwa yaguze cyangwa yahashye cyangwa yagurishije azajya abihanirwa n'amategeko? Turi kwibaza ikiraza gukurikiraho nyuma y'abaguraga n'abagurishaga, systeme baraza kuba bakoresha uko bazajya bivuga, kuko byandi twavugaga ngo uriya twabonanye twabyumvikanye, ntago nta cyana mukoreye kandi namwishyuye, ni ijambo nyine ry'icyaha mu mategeko. Ubwo nimba wavugaga ati twaryamanye ndamwishyura ku bwumvikane, bivuze ko mwakoze icyaha mwembi, muzajya muhita mugera gute? Mujyanwa kuryozwa icyo cyaha mwakoze. Yemwe murabyumva gute kuryozwa icyo cyaha ari uwaguze ndetse n'uwagurishije? Indaya zirabaho gute? Zirajya hehe? Noneho se tujya ahubwo guhura n'ibindi bibazo byaba ari byinshi cyane cyangwa birebire kuruta ibyo twari dufite kuri izo ndaya, kuko uragenda ugasanga hari abo twumvishe mu karere ka Rubavu biyise ngo ni itsinda ry'indaya zikiri ntoya, biyise ngo ni basunika simbabara. Urumva amazina bari baramaze gushyiraho ngo ni basunika simbabara. Iri ni itsinda ry'indaya ziri mu karere ka Rubavu. N'ubundi twakomeje kumva ko no mu karere ka Bugesera hari izindi nazo ziyise aya mazina ngo sunika simbabara. Urumva ko hari ukuntu nyine bagiye babivugurura, ahandi ugasanga ngo bazise ngo ni indangamirwa, bagafata amazina nk'ayo ngayo, amazina meza nyine yitwa ibindi bintu kandi bifitiye inyungu, umumaro munini, bigaragara neza, bagahita bafata nk'iryo zina ngo indangamirwa. Tuzi ko ari itorero rikomeye cyane hano iwacu mu Rwanda, ugasanga bahise bafata ku kazina ngo bagakuraho indaya bagahita bita indangamirwa, ngo bararangamirwa. Sinzi namwumva icyo kinyarwanda indangamirwa, ni ikinyarwanda cyumvikana neza. None ayo mazina yose barayaciye, ayo mazina yose business barayihagaritse. Mbese reka tube dutegereje gato turebe nyine uko bizaza kuba bihindura isura. Nabonye hari abatangiye kuvuga ngo Shaddy arahombye. Ntago nzi ko Shaddy nawe yigurisha, ntabwo nzi ko ari indaya. N'abandi wenda nabonye bagiye baterana beef hagati yabo, bavuga ati kiriya cyamamare noneho kiraho gute ko cyari gitunzwe n'uburaya, ariko mpamya neza ko batangiye kurengera, batangiye no kujya n'ahantu
hatagakwiye kurebwa cyane. Ndahamya neza ko mu bo bavuze Shaddy atarimo, cyangwa n'abandi nabonye nyine bihawe batangiye guhabwa inkwenene, kandi mu by'ukuri tutabazi nk'indaya, ahubwo tubazi nk'ibindi bintu, tubazi nk'ibyamamare, tubazi nk'ibyamamare byamamaye mu kintu runaka ariko kitari uburaya. Buryo iyo uzi uburaya ni bandi bagenda bagahagarara ku muhanda bategereje ababagura. Reka nze mbashyiremo ikiganiro gitoya twaje kuba dufata uyu muvugizi wa RIB Murangira Thierry ari kugenda abisobanura neza kugira ngo namwe mubashe gusa nk'ababisobanukirwaho. Ndagaruka nyuma yaho gatoya tukomeza kubinonosora, tugomeza kubisesengura, tubyinjiramo. Mujya no muri comment mumbwira uko biraza kuba bigenda nyuma y'uko bimaze kugenda biba icyaha, bigenda bigonga abantu benshi cyane. Ndabizi ko hari abantu bakoraga uburaya, ndabizi ko hari abantu bari abakiriya bazo. Duhurire muri comment tugenda tuganira ngo amaherezo biraza kuba bigenda bite.